mujye tugeze mu kindi gice cya VIPs. Aba VIP banje mwigire hino. The VIPs muze murebe salo rero. Design ziteye ubwoba. Design nziza cyane, intebe nziza. Wicaramo rwose ukumva uratekanye. Ukumva uraruhutse rwose, ukaba ufite ameza hano y'igiti. Bayi wacu connect nongeye kubasuhuza nkuko nabibabwiye murambibabwira intego yacu no kubagezaho utuntu tw'ubwenge, ibintu bishyashya gusa. Innovation, iyo tubabwira ngo innovation ni ibintu bishya, wanga udushya, tukabahuza n'inzego zitandukanye n'abantu bagiye batandukanye babashije kugira icyo bakora bageraho ndetse gitandukanye navuga ngo cyihariye. Iyo mpamvu uyu munsi wa none imuze kuvuga ngo natandukira ahubwo ni ya connection tuba turimo tubahuza n'abandi bantu bakora ibintu bishyashya. Nyuma y'ubuhinzi n'ubworozi ngira ngo murabizi, narababwiye muri weekend turagera gutya tugatembera tukareba ahantu hari udushya. Uyu munsi rero twageze muri Big Company ikorera, naza kubabwira mu kanya mwe mukurikire murebe ibintu bakora. Ye nahageze rumwe murebe nk'aya meza papa, reba amaguru yayo, reba ukuntu imeze, reba ukuntu isa, nibigire hino barebe tubatwereke. Reba aya meza ukuntu ameza. Aya ni ameza wariraho muri saramanje wawe rwose. Urabona yuko ashobora kwakira abantu bageze kuri bane, buri wese yicaye yisanzuye. N'ameza meza cyane. Mumbaze ngo akoze muki, turaza kubirebaho baratubwira. Mu ndebere noneho nayenga rwose muri Big Company barakora nanjye numiwe. Ngira muri kubona aya meza ukuntu ameza. Reba amaguru yayo, niwamenya ngo akoze muki. N'ameza ari smart, ushobora gushyira muri saramanje wawe, apeti gahita yizana bitewe n'ahantu wicaye ukuntu hasa neza cyane. Babwira yuko aya meza nayo afite intebe zayo zihariye. Ni mu ndebere n'aya yewe nageze hano ndumirwa, ibintu ndi kuhabona ntabwo bisanzwe. Hari udushya twinshi, hari ibintu bigiye bitandukanye bya innovation. Dore rero niyo wageze bakwakirira haba hari indabo zihumura neza, amavaze neza. Reka twinjire muri ino company turebe ibyo batubikiyemo imbere. Burya utagezemo indani yamenya ibihakorerwa byose. Ngira ngo murabibona neza cyane. Rega intebe dore intebe nziza cyane. Hano hari intebe rwose ushobora gushyira muri salo iwawe, ukicara ukumva ushize amavunane uvuye mu kazi kawe, ukegama rwose ukaruhuka. Niyo murazibona, ni intebe zifite design zitandukanye. Reba nk'iyi ngiyi, nta apana za ntebe wicaramo ukumva urarobotse. Reka intebe wicaramo rwose wumva ukumva uraruhutse n'umugongo umeze neza. Ngira ngo bazitwereke neza. Zirahari design zigiye zitandukanye, ubwoko bugiye butandukanye, veruru zitandukanye, amabara atandukanye. Ni wowe ubaha commande y'ibyo ushaka n'ibyo ukunda. Reka dukomeze. Ahantu hari ibintu byiza cyane. Baba bafite ikibazo cyo guhangana n'imbeba, imbeba nakura bashyira imyenda. Ngira ngo muri Big Company barabikemuye. Iyi ni garderobe nziza cyane igezweho. Ngira ngo murabibona uburyo isa neza, ifite isuku rwose hano, ifite isuku imbere n'inyuma. Sirimuka, nkunda kubabwira Watch Connect dukunda ibintu bisirimutse gusa. Niyo mpamvu nanjye manatemberereye ku basirimu, abantu bakora utuntu dusirimutse. Ngira ngo murakabona kano kabati. Aka ni akabati ushobora gushyira mu gikoni cyangwa se ukagashyira ahandi hantu wifuza. Ngira ngo murabibona hajyamo utuntu tugiye dutandukanye. Ni agasirimu dore ntakorera umwana n'amapata cyangwa n'ibiki ngo makare bikada. Ibyabo byose birasirimutse, birasiraidinga, nta mpamvu yo kwirirwa. Dore ni garderobe nayo nziza rwose nkuko mubibona, nayo irasiraidinga. Murabibona, ni ibintu byiza cyane muri Big hano n'abashimye rwose. Ni abantu
urabona yuko na command yari yose waba bayigukorera uko byifuza. Bafite innovation ziteye ubwoba. Ngira ngo tugeze mu kindi gice rero. Mujye tugeze mu kindi gice cya VIPs. Aba VIP banje mwigire hino. VIPs muze murebe salo rero ha. Design ziteye ubwoba. Design nziza cyane, intebe nziza. Wicaramo rwose ukumva uratekanye. Ukumva uraruhutse rwose, ukaba ufite ameza hano y'igitangaza. Aya meza ni wamenya ngo akoze muki, ni wamenya ngo yakorewe, ariko ni ibikorwa bya Migi Company Limited. Aya meza rwose abariho na damu, ngira murayibona bazi damu. Ukicara wiganirira n'abantu bawe mukimura ka damu mugirisa rwose. Ibintu ari uburyo, ibintu ni ruzungu. Ngira murabibona intebe zigiye zitandukanye. Murabibona na agasaro iyo ushaka banayigukorera neza. Ahantu haranateguye, ngira murabibona yuko hari isuku, haratekanye, hameze neza. Ntabwo ari byo gusa. Banakuzaniye n'amatera kugira ngo uryame heza hameze neza. Niba wicaye muri salo nziza, ugomba no kuryama ukaruhukira ahantu heza. Ngizi matera nazo bose bafite matera nziza zigiye zitandukanye, mesure zitandukanye, matera za original. Ubashaka rero nabo wabavugisha bakakugezaho matera nziza. Bakorana n'uruganda rwa Dodoma, aho waba uri hose bashobora kuba bakugezaho ibikoresho byabo bakora, bakaba bakugezaho ibi ngibi tukweretse. Ariko ibi ni bikeya, bambwiye yuko hari ibindi bafite. Nzajya kubasura ubutaha dukomeze dukurikire. Nzajya bazanira utuntu dushyashya twa Migi Company n'izindi company bashaka kugira ngo tujye tubamamariza bamenye ibikorwa byabo, tumenye ibikorwa byabo. Stay tuned, mwamamagara kuri Iwacu Connect, tukagenda tubaconnecta, tubahuza n'abakiriya, tubahuza n'abandi bose bagiye batandukanye. Turi kumwe, stay tuned. Iwacu Connect turahanga kugira ngo dufatanye kandi tunabafasha. Ciao, turi kumwe.